Hello guys, mumeze mute? Nizere ko meze fresh. Mumeze po? Mumeze fresh. Kandi kumwe n'umushuti wacu atinya kamera. Arimo. Okay. El Shaddai is family forever and ever. Amen. Guys, murabizi madame arankomye yamfashe. Nanjye ndashaka kumufatisha uyu munsi. Nanjye nkamukoma. Ni n'umushuti wanjye rero tugiye kumukorera plank imeze gute? Tugiye kumubwira ko twagurishije zino ntebe, tugiye kuzisohora. Nitumara kuzisohora tumutegereza ze muri salo, nazibura turebe kuntu abigenza ari bwitwara. Utonganisha nk'imbura ibirenge. Shara twicare. Guys, reka tuzisohore kuko ari mu cyumba ari gusinziriza umwana. Ntabwo ari kutwumva. Ari gusinziriza umwana. Araza mu kanya. So guys, guys, urabona ukuntu hameze. Ishimwe yanyoheje. Urabona ukuntu hameze. Cameraman, urabona atari utwica. Urihisha hejuru. Uraza no kuri ubu rukuta Aho hejuru. Ariko shaka bambiye. Ntabwo yo buhoro bamugabo. baranyica. Bajya bavuga ngo simukoma. Nizere ko ngiye kuko. Rero biracisha ibintu. Guys, ngiye kuvuga ko intebe nazigurishije. Wanda ko nazigurishije. Ishimwe ni nyine kuko ari uhari. Byagaragaye ko ari wamfashije kuzisoma. Sibyo? Nanjye gutonga. Ishimwe. Mani mujye mwize, hawe icyo mutangize. Ishimwe ntabwo tumwizeye. Ishimwe ntabwo tumwizeye. Ishimwe icyo ubwira abakunzi bacu. Bapesi kubuti ngo mujye mukora subscribe. Ariko abantu mujye muri comment mugatukana, mwihangane pe. Mwihangane. ntabwo ari fresh. Kamera zamuka rero. Jya kwihisha hejuru. Namukiriya yaduhamagaye none ndi kubona atari kuza. Yamukiriya nagire ibibazo. Nabanguke kabisa. Rero nazisanze hanze zirazi iki. Karame. Intebe twazigurishije. Wowe nani? Njyewe Mwese kuva ryagurisha intebe utangiye. ngurishije intebe ntabwo nawe uzigurishije. Nasegeze umbwira ko uri buzigurishe. Oya, twari dufite ikibazo. Umukiriya agiye kuza kuzitwara. Twamaze kuvugana kuzana imodoka. Muri iyi minsi ni iki wigize? Ibihe? Umukiriya usohoye intebe hanze, umukiriya agiye kuza kuzitwara ntabizi. Muri iki gitondo. Nese si ubimenye? Nese kuki utabimbwiye kare kose? Nese uwo mukiriya uri kuvuga mwavuganye? Iyo nzi ibintu nawe uba ubizi. Nese uwo mukiriya uri kuvuga mwavuganye? Twavuganye, yamaze kutuvugisha, aratubwiye ko agiye kuza, niyo mpamvu twari tuzisohoye. Araje kabisa. Wowe nande se musohoye? Christian nawe aramufashije murazisohora. Kari gutinda. Njyewe se. Bari umbwire ko umufashije mugaterura intebe hano ntabizi. Njye nyine yampamagaye ngo ninze afite akadiru ashaka ko duturitse. Ndaza nyine utwe tugiye gaturitse ahubwo. Ibibazo bituma ugurisha ibintu byo mu nzu, ibyo bibazo bibaho. Nyine tubikemure. Wajya wiribabara. Bende kura. Urumva nta soni ufite. Sikize. Be urifasha ugurisha izi ntebe zo mu nzu. Hanyuma se tuzatwicara hasi. Twabonye amafaranga tugiye gukemuza ibibazo twari dufite. Tuzagura izindi. Uko izi zaje niko n'izindi zizaza. Iyi minsi mbona utari seriye. Gute? Ese kuba nagurishije intebe n'ibintu byaganje.
icyambere cyo tubonye amafaranga dukemuza ndakura izino ntebe ntabwo ziri buve hano ahubwo mwongere muzinjize zirahava mwongere muzinjize kandi twamaze kuvugana n'umuntu wa mukiriya arambwiye ngo abonye imodoka mana ngo arambaje Catherine yarambaje ntizajya muri rifani se izajyamo yarambwiye ngo abonye rifani humura nese ibibazo bitose dufite tujye kwita tubikemura we humura urakonje ntabwo ubona imbeho iri hano ntabwo zino ntebe ntabwo zava hano zirahava kuko bamaze no niba kutwishyura ushaka amahoro hagati yanjye nawe zino ntebe ntabwo ziri buve hano nese ubu iyi ntebe nizo nese tuzatwicara kuki tuzagura izindi uzi ko niyo wowe ufite ibibazo bingana gutya utagurisha intebe gutyo gusa tuzagura izindi uzazigura ndetse be yo Eric ndaje mfungurire mubwira abakata ntabwo izo ntebe ziri buva aha ngaha ase Christa wari seriye man ako mwagiye mu baseriye mwaba reka nkubwire bamaze kutwishyura ngiriya rifani se ngiriya wiri gukatira kwiremba bamaze kuzishyura mwarasaze ntabwo ziri buve hano zirahava ntabwo niba bamwe kereka niba uzi ko ntakiri umugore wawe noneho niba uje kuzifata ari we mugore wawe noneho cyangwa Christa ari we mugore wawe zivanga oya zirahava izi ntebe kanza gukingure kanza aho Christa wasaze ubundi wowe erega yatwishyuye batwishyuye kumvikane Christian ako reka nkubwire waretse kurwana amafaranga waretse kubikomeza ubundi se mwazigurishije angahe 70 hako warasaze se 70 urumva ataraye intebe zakoze bembarumbwire nta kibazo ufite ntacyo umeze neza cyane ibi 70 kuri izi ntebe nese ni ibibazo dufite byibura na 150 baguhayemo uje 70 ni yakwiriye zira ntebe shabe uri murange umujinya turabahenze be uri murankorogosura mu mutwe be mbara w'inkorogoshura mbyutse nifite amahoro mbara w'inkorogoshura ujya komeza ugira amahoro be izi ntebe nizivana umenye bijyanye nawe birangiye intebe nizo zigiye gutuma se birangiye Christa umuntu ndaje nkingurire uwo muntu umubwire asubireyo uwo muntu umubwire asubire nta ntebe zanjye muri bukure hano ase reka nyine nta ntebe zanjye urahanga nase we niza wenyine zacu nase gutugurisha ibintu ngiye ntabizi none se mbigurishije we ntubigurishije ntiturumwe ngiye bambwiye ngo hari akadiro ashaka guturitsa numvaga afite ishingiye kandi ibihumbi nase urumva ari aho Christa uwo uri inshuti yambwiye yuko umva mubwire twebwe dufite ibibazo tugomba aya mafaranga tubonye turayakemuza ibibazo be zino ntebe muzigarure yambwiye ko afite akabazo bashaka gukemura nese icyo kibazo wagikemuye ngo mufite akabazo mushaka gukemura nese be ikibazo ko nzi ko ikibazo mu gitondo twabyutse tuvuga nawe kitarengeje n'ibihumbi 10 gute ushobora gufata intebe z'ibihumbi 100 ukazigurisha ese urumva batatwunguye ahubwo batugaba nani ibihumbi 150 baguhaye amafaranga 70 ni menshi atakusidesi menshi nese ziriya ntebe hari abantu zicitse turabahenze twarazikoresheje tuzimaranye iminsi tuzajya dukoresha izindi nese umuntu akenane muzane yicarire umugongo urananice beza intebe iyo ufite itungo ugagira kugoboka ako mwarasaze intebe za asundi Christa wowe udashobora kugira inama n'inshuti yawe nzima nje ntabwo yambwiye ikibazo ufata mu makosa ye yose ukamushyigikira yambwiye ko afite ikibazo ahubwo udafite intebe ngo tuzigurishe nje nanjye wazanye umukiriya rero icyo kibazo gisaba amafaranga angahe none se genda ikibazo cy'umuryango ibibazo by'umuryango ntabwo kubyinjira nje yambwiye uti nshakira umukiriya wize nde mufatanya uko mwasohoye muzigarure mu kandi ahubwo turazisura tuzijyana ku modoka be njye nta kintu ndibongeye kurenzaho izi ntebe niziramuka zivuye aha ngaha ibyanjye nawe biba birangiye intebe butebe none se wazanye nkajya gukingura Eric ho gato akaza tukabikingura intebe butebe urumva nizo zatuma njyewe zino ntebe ntiziva hano ntabwo ndi ube ntimugo mani ibintu ni ibishaka niba usigaye bifata ukagurisha ibintu utabimbwiye ngo ni ibibazo wari no kubingisha inama tukareba ikintu twakora ariko utagiye kugurisha intebe iyo mfashe icyemezo cyangwa se umwanzuro ntabwo wawufashe si turi umwe mbabarira icyo nzi cyo ngewe nakubwiye nta kindi ndiburenzeho ariko rero n'ibintu usigaye warigize
udashaka kunyumva udashaka ko twumvikana udashaka ko dushyira hamwe urakonje please harakonje ntazo mwakura ahangaha barazijyana kuko twazishyuye bazishyuye ako be ubundi ni abahe bazimu basigaye bakubamo nta bazimu ntabo intebe ikintu gisekeje ni ukuntu Christian yifashe akaza akagufasha gusohora intebe abazimu bahari n'ubukene seto ubukene nibwo bazimu ibibazo dufite urabizi intebe nazigurishije umva nkubwire be intebe zanjye ntabwo zibuze hano kandi bamaze kuzishyura ahubwo ibyo mwigira byose Christian ntabwo intebe zanjye zibuze hano amafaranga ntabwo ari ayawe gusa nanjye ndayakoresha nyine niba yamana leta nyaguha yakimuze bya bibazo nawe ushaka ndashaka intebe zanjye kandi bamaze kugira ibibazo winsaza amashaka intebe n'ibibazo cyangwa urashaka amafaranga n'ibisubizo yego mbega umva se aha amafaranga kwise harokama ibibazo biraza gukemuka birakemuka ahubwo intebe tuzagura n'izindi nziza zirenze Christian intebe zanjye nizivanga sinzongere kubona nawe intebe zanjye nizivanga ujyane nazo urivumbe guys natwica ugeze ko njyana n'iziva mu rugo uzoza Christian ntazongera kugaruka Christian ntabwo azongera kugaruka bamuguye hano ako mwawe reba nk'ahantu bagiye kwitambira nk'ubwo ubutse hasi ukamenya umutwe wawe wabuziriye kamera bari baramufashe mari brake yapfuye kamera bari baramufashe bakagera ku muhanda oya urakonje winkoraho ako brake yapfuye nkamwe koko ntabipfuye kuko niyo bibazo ako mugareka nkubaze nubwo ngubutse ukidumbura hasi wabuziriye nawe usimburwa mubonyere gaho oya ntabwo kuhobera mu intebe zanjye nimuzigarure ese undi muntu oya nyine banze ntabwo mbishaka ariko nyamara intebe zagiye utajyana ibya Frank bise intebe ese umuntu mwahamagaragara uretse uteze kuva hanze ubanza bazisubire tumve induru zisigaye mu rugo uretse ugenda gahoro ariko uracyakomeje kandi mbona na kamera ahangaha nese na kamera mani nyine ni process yo kuzigurisha nese mwazanye kamera ngo mugurishe intebe isi yose ibibona guys murebe ko tugurishije intebe nubwo nguranyishe muzane intebe niyicarire siwe wanze kumpobera siyanze kumpobera mwese mubwire umugabo umwikoreza izirarebe azikore wenyine azizanye hano nzanira intebe niyicarire mani nzanira intebe niyicarire nta n'isoni rega nta n'urutona kuko wafunguye mugurisha intebe nawe guys reka mbabwire turafashwe guys turafashwe reka nkubwire muba wikubise hasi abo bantu wagezeho nawe usimburwa mubonye ahubwo reka mbabwire abahungu bari hano urumva situmukomye cyane tuzabajyana ahantu bajya kuvurira abantu mu mitwe kuko ari Christian twagukomye ari kameramani twagukomye ari pofu bose twagukomye yarabajabutse twagukomye ariko ugiye gukubita Christian mva nje mvuga ati ndasanga wa ajya ko nifitiye ubwoba pe nje mvuga ndasanga ubundi se umuntu wamagaraga cyangwa uwo mwambeshaga nabyo ni umuntu w'igihuha nikadahume guys ngasoza bidakinishwa bivuze ngo muri make nta mikino wo ku ntebe zawe hari ibintu bidakinishwa umugabo wawe ntabwo ari gukora guys mwabibonye ko intebe zindusha agaciro ngo zigenda nabe ni ukuri ko Imana bari kuzikurikira iyo biza kuba ari ibya nese ari indi n'intebe wahitamo nahitamo intebe kuko wari kuba wazijyana itabimbwiye yesu we guys mwabibonye bahitamo intebe
oya nawe reka mbabwire muri iki gitondo reka mbabwire akwirwa umuntu yaba yifashe agurishije intebe atabimbwiye ubu urumva rero wakora iki wa mudamu we nako wamurujeni mariye we uri kundeba simba ningisha uko ndumva wamurujeni mariye we uri kundeba ugasanga umugabo wawe yagurishije intebe noneho ikintu nk'icyo ngicyo cy'agaciro intebe ubwo se guys abapapa bose n'abagabo bose kamerama wamanutse nimuzajya mujya gukora iki baramanura amahane mujye mubanza mu biganizo n'abafasha sibyo madame guys hatazajya n'umuntu ubikinisha niba ugira umugore niba ugira umugabo gukora ikintu utamubwiye kugurisha ikintu utamubwiye yewe urabizi be nanjye sinabikora none kwifata kugurisha intebe ntacyo waza umbwira ndakurahiye uzasanga n'umwana yamugurishije guys ubwo waba uhisemo intebe wahita ujyana nazo dore ubiri inyuma dore n'uyu nguyu Christian amagambo yavugaga kuki ntatekerezaga ko hajya yavuze igitondo ntabwo wabitekereza rero ubundi wabyutse mu gitondo cya kare uvuye wanyuza hano uje nyuma y'ikintu cya mbere cya mbere ni amakuru cya kabiri cyari kugurisha intebe uzabikinisha guys nta kintu nakora nabwiye madamu noneho kugurisha intebe yesu n'umwana yazamugurisha kuko niyo twaba dufite ibibazo bingana gute iyo mubasezerere rero umanuka ahagana aza guhirika guys bye madamu nabasezere guys bye mukore subscribe muduhe comment nyine mutubwire muduhe n'udutekerezo twiza nanjye muri dutekerezo akanyamuneza turagakesha intebe ko zigihari intebe zidahari ntakeneye kugira ngo kabyara mume ibitekerezo nanjye nzamukome sibyo kuko asigaye nkorera ibintu abantu bamwigishijwe rero ngo aritonda sawa ubwo nyine mwaramubonye mudutekerezo nanjye mukome sibyo kugira tuzarebe noneho ukuntu ariko nyine tuzamukorera akantu nyine kamukora ku ndiba y'umutima timu izabaye turacyakoma timu yawe ariko mutubabarire mukore kuri subscribe mwuka byaranye mutubabarire natwe dukeneye iterambere rya YouTube channel ngaho rero mugirire byiza turabakunda abantu mubwira nawe muri comment birambabaza ngenge umutima woroshye ntimukajye mumbwira nawe nk'uko abyana use kuko mwamunzizi kabwire madamu nabi ko ibintu tuba turimo ari imikino ko bitaba bigiseriye nk'umuntu uza akifata akavuga ngo nabwiye Gatete nabi ngo uvuga nabi ngo bamushingana ejo ubu se koko ntabwo bazi ibintu nawe si shyashya nabibonye ariko ntukaze ngumbwire nabi ngira umutima woroshye iyo muntutse ndarira ntabwo hejuru mwamanitse nk'abagabo guys reka tujye kuri kamera amanuke kuko agatwe agasiga ahangaha